mutwemerere twongere tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye. Iyi mbibutse ko ari ya channel yacu N&U the winners. Aka kanya rero twongeye dusura wa mutumirwa wacu. Ndizera musanzwe mumuzi, si ubwa mbere mubonye kuri kamera. Ni umutumirwa wacu usanzwe uzwi ku izina rya Uwikeza Delphine. Uyu munsi noneho tuje kuganira ibintu bigiye bitandukanye ariko bifite aho bihuriye n'imibanire y'abantu. Twagira ngo Delphine utangire usuhuza abantu badukurikiye kuri kamera. Ndabasuhuze cyane, nari mbakumbuye kandi ndabakunda. Murakoze cyane. Hanyuma rero tudatinze reka twinjire ku ntego yacu y'uyu munsi cyangwa ku ngingo yacu y'uyu munsi. Tureba hirya no hino, twumva amakuru, dukurikira n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye, twumva ko amahoro yabuze mu bantu, yabuze mu bihugu, yabuze mu baturanyi, abari inshuti nabo bagenda bahindukana. Ese ikibazo cyacu uyu munsi twibaza ni iki? Biracyashoboka ko abantu bakongera bakabana mu mahoro? Yes, birashoboka. Igisubizo ni yego. Ndabyumva ko igisubizo ari yego, ariko ndagira ngo utubwire byimbitse, uducukumburire koko hirya no hino. Turavuga ngo igihugu runaka cyabanaga n'iki mu mahoro, umuturanyi wawe mwabanaga mu mahoro gutya, wenda mukurikije umuco w'igihugu. Bajya bavuga ngo agahugu umuco akandi uwundi, ariko mu Rwanda dufite umuco twari twibanzeho wubaka abanyarwanda. Wenda dufite byinshi twagiye ducamo bijyanye n'amateka y'igihugu cyacu, ariko nonaho uyu munsi ishusho y'umunyarwanda, ishusho y'umunyarwandakazi, urabona babanye bate? Navuga ko birashoboka kubana n'abantu bose amahoro uko umuntu ashoboye mu mibereho yacu. Ngemba numva ibitekerezo byanjye ari byo by'ukuri, nunda kumva ibitekerezo bye ni byo by'ukuri, nunda kumva ibitekerezo bye ni byo by'ukuri. None tuzakurikiza ibitekerezo byande. Ishingiro ryo kugira ngo umuntu ashobore kubana n'abandi ni uko menya ko undi muntu turi kumwe dutandukanije imyumvire. Uko atekereza ibintu ntabwo ariko mbitekereza. Nimbimenya bizatuma mfata umwanya wo kumwumva. Nimfata umwanya wo kumwumva nzashaka uko twagira aho duhuriza. Bitabujije ko hari abantu ibyo batabikozwa. Yego. Ni abadashaka kubana n'abantu bose amahoro. Yego. Hari abantu babaho rwose imitima yabo ivunitse ntibigire icyo bibatwara. Ariko umuntu wese ubaho yumva ashaka kuba umutima ufite amahoro byamushobokera. Ikintu cya mbere yakora nicyo narivuze haruguru, ko yamenya ko umuntu wese bari kumwe n'umwana wabyaye, umugabo mwashakanye, umugore mwashakanye, mutekereza bitandukanye. Kuba rero yatekereje ibintu bitandukanye nuko ubitekereza, kuko intambara zivaye ari uko nshaka ngewe kukumvisha ibitekerezo byanjye ko ari byo ugomba kugendera, kandi nawe ufite ibyawe. Amahoro aza gute rero? Nuko twicara kwa kuntu utekereza ibintu nuko ubibona, nanjye uko mbitekereza nuko mbibona, tukicara tukagira aho duhuriza, tukabona umurongo wo kugenderamo. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, akenshi ahantu tuba hagiye hatandukanye mu kazi. Hari igihe usanga mu kazi rwose umuntu yarahisemo kuba wenyine. Kangewe kubana n'aba bantu birangoye, nzabaho njyenyine. Ntabwo bibaho, kuko nta muntu uba wenyine kuri iyi. Kuna Imana yubatse systeme yo kubaho, umuntu abaho agizwe n'abandi. Abandi bakamushyigikira. Mbese hari umuntu uvuka ngo yigishe, bisaba ngo bakwigishe kuvuga, bakwigishe gukora isuku, bakwigishe no mu buzima. Nuko rero umuntu abaho agizwe n'abandi. Rero mu kazi dukora, gushaka amahoro birashoboka. Kwicara mukaganira ku bitagenda bigahabwa umurongo. Ariko hari ikintu kibaho mu kazi, twese aho dukora tugira abakuriye ibyiciro dukoramo, ibyo nakwita department. Uhagarariye department aba afite icyerekezo cyangwa se viziyo ya departoma ye. Akenshi ni nawe ubiba umwuka mwiza muba ayobora. Rero birasaba kumenya ni gute ashaka ko ibintu bigenda, nawe ukayoboka. Keretse ari ibibiho urahagarara ukavuga ati no, iki kintu kiratujyana habi. Ariko kandi atari ibibi, menya
menya ngo niwe wahawe kuyobora iyo departoma, ubyubahirize, wowe uze uri umufasha, wamwereka uti iki twagikora gutya, ariko ukamenya ko ari we uyoboye ibintu. Rero hari igihe abantu baza ari aba officers batari aba head ba department, ugasanga nabo bashaka ahubwo gutanga ubuyobozi bwa department, aho muragongana. Ugomba kumenya umukuru n'uyu, ngewe ndi hasi, icyakora namuha inyunganizi z'ibitekerezo. Birashoboka rero ko wabana n'abantu bose amahoro, cyane cyane kugira ngo ubane n'abantu bose amahoro bituruka mu kumva uyu, ukamenya gutora mbega uyu nguyu twabana gute. Kuko ushatse kuza ngo unshireho uko ushaka kumbanira, ushobora gusanga ngewe atari ko mbyifuza. Rero icyiza ni ukumva, ukamanza ukamenya uyu ateye gute, akunda iki, bimeze gute. Hanyuma nkavuga noneho kugira ngo tubane neza nakora gutya na gutya na gutya na gutya na gutya. Rero uhita usanga byaragoranye. Ikintu kiriho gikomeye mu bantu hagati y'ibihugu, kubana. Kuko uko Imana yaremye umuntu, yaramuremye ngo agire amahoro, abeho nta bimuvuna, abeho nta bimustressa. Niho usanga byarananiranye, abazungu barabikemura, ahitamo kwibanira n'imbwa, bakaba inshuti, akibanira n'ipusi, akibanira n'itungo runaka, ukabona barakundanye. Kubera iki? Abantu bagiye bamuhemukira. Ariko kandi birashoboka, nubwo ari uko byagenze, ariko birashoboka. Ikindi cya gatatu navuga ni ukumenya ko nawe utari mwe. Ikintu cyica abantu, iyo umuntu wese avuga ngo abantu ngo ni babi, ngo bangiriye nabi, ngo abantu, ariko buriya nanjye nawe hariho abandi bavuga ko twababaniye nabi. Buriya menye ko nanjye ubwanjye ntari mwiza, byampa uburyo bwo kubanira abandi neza, byanampa uko menya ko n'abandi bambanira neza, kandi bigashoboka. Rero kuba umuntu wese azi ngo ni njye mwiza ni ikibazo. Uri mwiza hehe? Ntabwo uri mwiza, kubera na Yesu ubwe yaravuze, bamubwiye ngo mwigisha mwiza, aravuga ati umwiza n'umwe ni Imana. Kubera iki? Yari azi ko umuntu wese wambaye umubiri atari mwiza. Uzi ahantu umuntu atabera mwiza se, ni kwa kundi dutekereza bitandukanye, ni kwa kundi tubona ibintu ukuntu gutandukanye. Kuko nabibona kimwe n'uriya, cyangwa ngo mbibone kimwe n'uriya, ahita mvuga ko ngewe muvuna kuko ntabibona kimwe nawe. Kandi ibyo si byo byagakwiye kudutandukanya, ahubwo Imana impamvu yabikoze kwari kugira ngo twuzuzanye. Nkamenya ngo ubwo uriya ashaka ko ibintu bigenda kuriya, none agashaka ngo bigende kuriya, ni hehe twahuriza? Ko ntabwo tuzakorana tudahuza, ntabwo tuzabana tudahuza. Nibwo rero mpita ngaruka kuri cya kindi cya mbere navuze, nkaza nkicara kuko nzi ko ntari mwiza. Hari ibyo nakora bikuvuna, nawe hari ibyo wankora bimbangamiye. Noneho twicare dushaka uko tubihuza kugira ngo ibintu bigende neza. Hari naho usanga muri iki gihe abantu bacitse mu nsengero, ugasanga muri korali ngo njye sinzanasubira muri korali. Kubera iki? Abantu bagiye bagira imvune mu mitima yabo, kuko hari abantu bashaka bumva nyine bafite power ziruta iz'abandi. Kuburiya abona ibintu bitandukanye nk'uko mbibona, nawe ukabibona bitandukanye n'uko mbibona, si ikibazo. Ahubwo twicare dushake aho tubihuriza kugira ngo bwa budasa bwacu bubyare ikintu cyiza. Erega twese tubaye umuntu umwe se, diversite mu isi yabaye. Urumva ni ngombwa ngo abantu tubeho mu isi dutandukanye, ariko twicare dushake aho tubihuriza kugira ngo bigende neza. Ngayo ngoko rero aragira ati twese nubwo tugiye dutandukanye ariko dushaka hano twicara tugira ibyo tuganiraho bigende neza. Ati mbere yuko umenya ko runaka mutabanye amahoro, nawe banze urebe ko ayo mahoro koko wayamuhaye. Hanyuma numvise uyu munsi waje mu ishusho y'umuvugabutumwa. Yego. Ese bivuze yuko wenda tuvuge abantu bo hanze hano y'urusengero, mbare ko mvuga nibo bafite imitima myinshi igiye ibanye gutyo, cyangwa ugasanga benshi barabana mu buryo bw'uburyarya. Ese tuvuge ko abantu bo mu nsengero bo uwo mwuka wo kubana amahoro ubarimo bawibitseho? Kuko tugenda tubona hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga abiganjeho benshi n'abavugabutumwa, abiganjeho benshi n'abakozi b'Imana, abenshi sinavuga ngo ni bose, abenshi
bafite uwo mutima wo kugaburira ibyo navuga ngo sibyo Imana yabatumye. Usanga benshi bavuga bagenzi babo nabi, ugasanga abandi baravuga bagenzi babo neza, ukibaza aba bantu baratuvana he, baratujyana he? Ko aribo twe bo hanze twagakwiye gufatiraho urugero, gira ikintu batubwiraho nabo. Ese ikijyanye n'ayo mahoro ya bene data hagati yabo n'abandi, bo bayifitemo ngo tube bo wenda twaba twafatiraho urugero kuko aribo twavuga batwegereza Imana mu buryo bwihuse? Ayo mahoro bo baba bayibitseho? Oya, siko bimeze. Buriya ijambo ry'Imana ryanditse cyane, aho Imana yagiye yandikisha isaba umuntu n'ukwizi ko mu muntu bitarimo, abikura muri Kristo gusa. Nko mu Baheburayo ibice 12 umurongo wa 14 haravuga ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Hakurikiraho n'ibindi, ariko topic yacu ni impamvu Imana yavuze ngo mugire kandi mwongereho umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, nuko yari izi ko bigoye. Ko ikintu cyose Imana idusaba irabizi ko mu muntu kitarimo, ariko tukibona ducikuye muri bo. Hanyuma abantu birwa bavuga abandi, nuko biyizi ko ari beza. Bo nukuvuga ngo ijuru bamaze kuribona, ahubwo babona abandi bataririmo, kandi sibo baritanga. Sinibaza ko kuvuga umuntu cyangwa kwirirwa umuvuga aribyo byatuma ahinduka. Ya hit yo kuri YouTube. Ariko ubwo byaba bigiye hanze y'ijambo ry'Imana. Byaba bigiye hanze y'ijambo ry'Imana. Ko mu ijambo ry'Imana suko bivuga. Ijambo ry'Imana rivuga ko niba mwene so akosheje umubonyeho icyaha mwegere. Hari n'ahandi bavuga ngo ibya Kayizari mu bihe Kayizari, iby'Imana mu bihe Imana. Yego. Nukuvuga ngo rero wa muntu ndamwegereza Imana kuko namuvuze. Ntibibaho. Niba uri mu rusengero gabura iby'amahoro Imana igenera abakozi bayo. Niba uri hanze y'urusengero tega amatwi ibyo abakozi b'Imana bakubwira, uyungurure nawe wumve koko ibintu bimfitiye umumaro wuhe mu gihe kizaza nk'abakozi b'Imana bampaye. Yego. Mpita nshamikiraho rero, sinzi niba rukomeje urihangana. Hari mugenzi wacu kare twari kumwe, yazamuye topic ahantu narindi, aravuga ati mfashe urugero rw'umuntu w'iki gihe n'inyamaswa. Twaje gusanga inyamaswa ariyo nziza kuruta umuntu w'iki gihe. Twamubaje ibisobanuro, aravuga ati umuntu w'iki gihe yarahindutse cyane, afite umutima mubi muri we, afite urwango muri we, kandi urwo rwango nta kintu rushingiyeho ari ukuvuga ngo nanze mugenzi wanjye, nta n'ikintu ashingiyeho. Araduha urugero ati uzarebe inka, umukobwa ukibyiruka arabyiruka akamubwira ngo uri mwiza, ufite amaso nk'ay'inyana, akishima. Nta muntu wabwira ngo ufite amaso nk'aya Claude, ufite amaso nk'aya Jacqueline ngo yishime, kuko azi Jacqueline ko afite umutima umeze ute, kuko azi ko Claude afite umutima umeze ukwe, gutyo n'abandi benshi bagiye batandukanye abitwa gutyo muri ihangana. Niryo zina rihise riza hafi, ariko ntihagire utugiraho ikibazo. Ni nkuko nanjye umutima wanjye umeze, hari uwifuza kumera nkanjye ariko hari n'utifuza kumera nkanjye. Rero byaje kwanzurwa yuko inyamaswa, aho yagize ati umuntu arafata mugenzi we akamurakarira ku kazi, akamukurishaho atari buze ngo afate amafaranga yajyane mu rugo rwe, atari bufate wa mwanya ngo aza wicaremo, ugasanga ni ibintu by'imitima mibi biri aho ngaho. Rero warukomoje ku kintu cyitwa kugirirana amahoro, turi ku bijyanye no mu nsengero. Ese ikintu yavuze cyo kuvuga ngo inyamaswa, ati niba umuntu agufata akagukurisha mu kazi, agufata akakugirira nabi, muri za nyamaswa niyo zarwana zigeraho zikongera zikihuza, ariko ugasanga n'ubundi ziracyabanye. Yego ntazibana zidakomana amahembe, ariko hari n'ukundi kuntu nk'abantu bakuru, nk'abantu b'inararibonye, ikindi nk'abantu bazi Imana, bagakwiye kongera kugaruramo wa mubano wabo bakongera bakabana. Ese iryo gereranya yakoresheje, niba ndisobanuye mu buryo bwumvikana, yatubwiye ibintu biri byo? Ese koko abantu b'iyi minsi urabazengurukamo, urabazi, imitima yabo imwe n'imwe ugenda uyibona, koko bafite imitima irutwa n'inyamaswa tubona hanze aha? Oya. Erega nubwo yaba yavuze ati abantu b'iyi minsi ni babi, reka ahubwo buriya ntabwo bigeze baba beza, nuko ari bwo akibibona.
ariko umuntu wese abishatse byagenda neza. Hanyuma impamvu umuntu agera akavuga ati umuntu ararutwa n'inyamaswa ni ukubangamirwa cyane biba byamurenze abona akavuga ati rero ndabona umuntu burya arutwa n'inyamaswa ari we mubi. Kuko yaduhaye urugero aravuga ati nk'ibyo wari uri kuvuga hariya hejuru, avuga ngo abazungu usanga kenshi urukundo rwe rwinshi, keya nyinshi azihereza imbwa ye kurusha umuntu unamutuye iruhande. Ugasanga umuntu umutuye iruhande ni wa muntu leta bya bindi yakuyeho byo kuvuga ngo ndasabiriza, ndanayishima cyane yagiye dushishikariza gukora. Ugasanga umuntu ntakomeze nkaho yakamufashe ngo amwiteho, ahubwo urukundo araruhindura akaruhereza yambwaye kubera azi ko umuntu ari mubi. Naho ngaho nirwo rugero yagiye aduha. Erega ibintu ntago bikomeye cyane, ntago bikomeye cyane. Urumva uvuga ngo abantu b'iyi minsi babaye babi yikuyemo, we ni mwiza. Ariko se kuko niko bimeze?